nagiye kwa mwene data mama Sharirene za 2014 2013 na 14 mu mpera za 2013 ko twa oya ni mu ntangiriro za 2014 twagiye kwa mama Sharirene, ndumva abantu bamuzi, yari umuhanuzi w'Imana. Wenda ubusinzi aho bigeze, ariko Imana imugirire neza. Cyo nzi cyo yarandebeye. Hanyuma twaragiye, ariko yandebeye akantu gatoya. Ariko nyine yavuze nawe uko hawe n'Imana. Nagiye gusenga nyine kwa mama Sharirene, ngiye n'uwo mufiyanse twari turi kumwe, kugira ngo menye niba Imana ariyo cyangwa niba atariyo. Ariko ngewe nagiye nifuza ko byibuze nahagera. Mama Sharirene akavuga ati Imana iravuze ngo winshukira umwana. Winshukira umwana, mutandukana ibi bintu nibiveho kucya. Ariko mpageze nuko rero Samuduha hari hakiri ishyamba ryiza ryo gusengeramo, ajya kuboroga ati yo ati Imana yo kwizerwa witeka ati wantabaye koko wa Mana we. Iramubwira ati jewe ntabwo mbizi ko washatse, ntabwo mbizi rwose. Ibyo byawe genda wikwarize, wanze kunyumvira ibisigaye bye n'ugwane n'amashuri yawe, ugwane n'ubuverema bwawe. Ndagukarabye inyuma gatoya, nari nakomeje nyine nanjye mbyanga inshuro nyinshi. Irambwira ati ngiye kukureka uzashaka uko ushaka, ariko ibizakubaho mu buzima bwose uzigwarize. Numva ni nk'umuntu ndashamara mu nda ayamaramo. Ndavuga nti ni iki nazimarira mu buzima ko numva ubuzima bwose nkeneye Imana, cyane ko amasambu data yari nkiri mutoya, nta na metero 2 kuri 2 mfite. Ndavuga ubwo nzishingikiriza kuki ko naringize n'umugisha nkabona Imana impa amasezerano ko izanangirira neza. Ubwo ningenda genyine bizagenda gute? Nibuka ko kugenda wenyine nta Mana ihari, ikintu cyose cyakwica uko gishaka. Mbwira Imana nti ndayamanitse, ndabyemeye, ubwo bushake bwawe abari bwo buba. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza ku bantu bose, gukurikira Yesu nta gihombo ndetse nta n'ikiguzi. Kurikira umuyoboro wacu uzarushaho guhembuka ndetse unakure mu buryo bw'umwuka. Umukiza abe hamwe namwe. Iyabivuze TV Rwanda, umuyoboro mwiza. Turabakiriye mwese, abari hafi n'abari kure, abari mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye muri East Africa, abari mu bihugu by'Uburayi, abari mu migabane yose y'isi mudukurikirana muri benshi. Turabakiriye. Imana ibaho umugisha mwinshi uburyo mudukurikirana, mukurikirana ibiganiro byacu, kandi mwamukora narababwiye ngo bamukora ibyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nimubwirize abantu bose ubutumwa bwiza. Hanyuma rero iyo mudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza, mwamukoze icyo Yesu yavuze. Turabashimira rero imbaraga zanyu, turabashimira amamega mugura kugira ngo mudukurikirane, ko ntago mubikora ku buntu, mubikora mutakaje amafaranga yanyu. Ariko Bibiliya iravuga ngo n'abahinduriye abandi kubyo gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Rero Imana ibaho umugisha. Twagarutse rero, ngewe ni Ntibitura Japhet nk'ibisanzwe, ndi kumwe na Emmy nk'ubundi nk'ibisanzwe, niwe tukunda kuba turi kumwe. Ariko noneho turi twenyine kuko tumenyeranye, ntago turi twenyine, twazanye umutumirwa. Nishimye mu mutima wanjye cyane. Ndishimye kubona Izayi, umutima wanjye n'uburyohewe. No kubona wicaye aho ngaho birandyoheye, kandi ntago ari ukwirarira, si ibintu byo gutera urwenya. Abantu banzi neza, bazi iyo nezerewe, bazi niyo mbabaye. Hanyuma ubu ndishimye, ngeze ku ntego yanjye, uri mu bantu numvaga nshaka ko tuzaganira. Imana iguha umugisha. Namwe mwese mudukurikiranye, turabakiriye. Umutumirwa twamubonye, twamaze guhura. Reka rero tumwakire atwibwire, namara kutwibwira sinza gutinda, kubera ko afite ibintu byinshi byo kuvuga, kandi numva nshaka ko byose mzumva. Nawe uzabyumva, ndashaka yuko uzabikurikirana cyane kugira ngo ubyumve. Hanyuma reka mwakira twibwire, ndagaruka nsenga Imana, muhe mikrofone. Nta bintu uza kubaza, muzi ko nyankunda kubaza mu buhamya, ndabaza utuntu duke utwo ntajya namwe mwakumva mwakumbye kuba mubaza, ariko simbaza byinshi kugira ngo tuze kubyumva byose. Karibu mwene data. Murakoze cyane abantu mwese mudukurikiranye, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Irivuzimana Izayi,
ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'umwana, Imana iduhana umugisha. Ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR, niho nkorera umurimo w'Imana isumba byose, iduhana umugisha. Amen. Arakoze cyane. Irivuze Imana niko yitwa irivuze Imana. Hano naho dukorera hitwa iyabivuze. Iyi cano yitwa iyabivuze TV, wowe witwa irivuze Imana. Irivuze Imana rero nyine ubwo urumva byenda gusa, ubwo ni murongo umwe. Reka tugusengera Imana, tuguha umwanya uhagije wo kuduha ubuhamya, wo kutuganiriza icyo umwuka yashyize muri wowe. Reka ne kupresiza cyane kucyo ushaka kuvuga, ahubwo umwuka icyo yashyize kuri wowe. Ariko nyine urumva naryohewe cyane uze aho tuziranye tubivugaho. Mana yacu, uri se umwami wacu Yesu Kristo, uri sambu itarumba, urubwugamo bwacu twese abakugamaho. Bibiliya yaravuze ngo kuko bateye mu rugo rw'Imana bazashishira mu bikari byayo. Turagushimiye ko duteye mu rugo rwawe kandi dushishira mu bikari byawe. Rero aya masaha turi imbere yawe nanone, iki gikorwa tujeho nuri n'ukwamamaza ishimwe ryiyaduhamagaye, n'ukwamamaza imbaraga zawe, n'ukwamamaza imirimo yawe, n'ukwamamaza ineza yawe. Sabiye umugisha Izayi witanze, akoze urugendo rurerure kugira ngo agere aha ngaha, maze tuganire n'abadukurikiye benshi bari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Rero turaritse umwuka wera ngo aze, turaritse imbaraga z'Imana ngo zize, turaritse ibihe byiza bivuye mu ijuru ngo bize. Uturinde kuvuga nk'abibwira, turinde kuvuga nk'abavuga ibyacu, ahubwo umwuka twigishwe dukwiye kuba tuvuga bizagirira abazabyumva umumaro, maze natwe tukazabona ingororano z'uko twahinduriye abantu ku byo gukiranuka. Abari bacitse intege nibabyumva bangirirwa imbaraga, abari barwaye nibabyumva bumva ubuzima, abari barushye baruhuke mu mitima. Ijambo ryawe ribazure. Mwanditsi niko yanditse, aravuze ngo ijambo ryawe ryaranzuye. Uretse ijambo ryawe rizura abantu, kandi umwuka wera ko ruri tyo dusabye. Urakoze, turagushimiye ngo umuhe imbaraga, umushyigikire kandi umugwize mu imbaraga nyinshi, umugwize mu byo kuvuga, ururimi rw'uruhagarareho mu izina rya Yesu. Umwuka wera ashorera ibyo agiye kuvuga, abigeze kure, abikwize. Urakoze Mana, natwe twese tuzabyumva, tuzahindurwe n'imiburo y'ijambo ryawe. Urakoze wowe wumva gusenga ibi ngusabye, nzi ko ari biki, ariko ibyo niringiye uduhana ibyinshi mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma ikintu cyose gitangizwa n'ijambo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu. Turasoma ku gice cyaho cya 42, turasoma ku murongo waho wa 12. Bibiliya iravuze ngo nuko ubundi wasomye Jafe. Oya soma. Aravuze ngo nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma ubwa mbere. Yego. Agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000 13. Kandi abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Irekerere. Imana ishimwe. Hanyuma uyu ni Yobu. Yobu, Bibiliya itubwira ko yari umugabo w'Imana, yari umukiranutsi w'Imana. Hanyuma ikindi, yari umugabo w'umukire, afite ubutunzi, afite icyubahiro, afite ubwiza, afite umuryango, afite abahungu n'abakobwa, afite umugore, afite abaja n'abagaragu. Yari umuntu wifashije asenga Imana. Hanyuma igitondo kimwe Bibiliya ivuga ko Satani yaje mu iteraniro ry'abana b'Imana, araza ngo abana b'Imana bari bateraniye, Satani nawe ngo aza kurungarunga nyine. Nuko ariko Imana ngo bayabonye Satani. Irangije Imana irabaza Satani ngo uvuye? Satani asubiza Imana ngo mvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo. Birangije Imana ibwira Satani ngo niba uvuye kuyizereramo no kuyitambagiramo, wabonye muri quartier y'irunaka umugaragu wanjye Yobu ukuntu yubaha Imana, ukuntu ari umukiranutsi, ukuntu yirinda ibibi, wamubonye? Satani abwira Imana ati ececekere, ubu se Yobu yabuzwa n'iki kugukiranukira? N'uburyo wamuhiriye ukamuha kubana n'ukuboko kwawe kwiza, ukamuha umugore, ukamuha
abana, ukamuha inka, ukamuha intama, ukamuha indogobe, ukamuha ingamiya, ukamuha ubwo se ninde utakubaha Imana? Tukiri ahangaha nifuza kubwira ko abantu ubugingo tubonera muri Kristo ntabwo tubukomora mu bwinshi bw'ibintu dutunze. Turumvikana? Ubwinshi bw'ibintu abantu batunze sibwo bubonerwamwo iby'agakiza, sibyo bibonerwamwo iby'ubugingo. Yobu nubwo yari umukiranutsi, gukiranuka kwe ntabwo kwari gushingiye kuki? Ku byo atunze. Gukiranuka kwe kwari gushingiye ku Mana. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ntatinze, Yobu yaje guhura n'ikigeragezo. Imana yemera, hari igihe ubundi bigeragezo bituruka mu masoko atatu. Isoko ya mbere y'ibigeragezo ni isoko y'ibigeragezo biza bivuye ku Mana, aribyo twita ishuri ry'Imana. Ibi ngibi nubwo wasenga aya 45 ukarenza Yesu yasenze, ntabwo gishobora kuvaho keretse mu gihe Imana yagenye ko kizavaho. Cyakora muri uko gusenga, Imana igenda iguheramwo imbaraga zo gukomerera mu by'agakiza, yo gukomerera imbere y'Imana, ugakomeza ugasunika iminsi kugeza ku itariki Imana yategekeye ko icyo kigeragezo kizagira gute? Kizaviraho. Imana itugirire neza. Isoko ya kabiri y'ibigeragezo ni ibigeragezo biza biturutse kuri Satani. Hanyuma Satani, ibi bigeragezo biza biturutse kuri Satani byo iyo umuntu asenze ntabwo bijya bitinda, bihita bigenda, kuko Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Imana itugirire neza. Ikintu cyose gikerewe n'umwanzi, ikintu cyose kiremwe n'umwanzi ku buzima bwawe kidaturutse ku Mana, uzagende mu masengesho, uwo imbere y'Imana usenge, kizavaho gitumuke vuba na bwangu, nta n'imisi kizakumaraho, kuko Imana izaza ikakurwanirira ukaba mu mahoro mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Hanyuma isoko ya gatatu y'ibigeragezo ni ibigeragezo biza ku muntu ari ubwe wagize gute? Wabyiremeye cyangwa se wabyikururiye. Wenda reka ntange nk'akagero gatoya. Duspose nk'umugore ukubitwa mu rugo bitewe nuko akora ibintu bibiri. Icya mbere, agira amahane agasuzugura umugabo, hanyuma ntanamugandukire. Uyu muntu akaba afite wenda umugabo utabasha kubisiporta ngo abyihanganire, noneho agahora amukubita inshi, imigeri, ingumi n'ibindi. Bene iki kigeragezo ntabwo kivuye ku Mana, turi kumwe, ntikinavuye kuri Satani, ahubwo giturutse kuri we mo imbere. Noneho izi nkona arazikizwa n'iki rero? Arazikizwa nuko areka ubugare no gutukana no gusuzugura, arazikizwa nuko ari buganduke. Donc bya bindi atakoraga agire gute? Abikore. Noneho uwo munsi yaraye abikoze, yarahinduye, niwo munsi inkoni zizarara zigize gute? Imana itugirire neza. Ako karakagero, ariko dufite ingero nyinshi. Reba nk'umuntu iyo ahuye n'indwara y'imitezi cyangwa se sida, sibyo? Ibyo ngibyo abitewe n'iki? Abitewe nuko yagiye mu busambanyi. Rero Imana yakubabarira ko wasambanye, ariko ingaruka z'icyo cyaha wakoze urajya ku miti kabisa, uzarinda uva mu buzima urimo uranywa iki? Urimo uranywa iyo miti. Imana itugirire neza. Rero nkavuga ngo abantu badukurikiranye, ndifuza ko umuntu ava mu kintu cyo kuba mu bigeragezo yihamagariye. Wenda uhure n'ibi bibiri, ikiva ku Mana n'ikiva kuri Satani. Ariko ikiva kuri Satani nababwiye ngo nimuhumure, iyo ugiye imbere y'Imana urakubita ugashwanyuza, dayimoni zigahunga, ukaba mu mahoro mu izina rya Yesu. Hanyuma ikivuye ku Mana cyo ni ugutegereza isaha Imana yagize gute? Yagenye ko kigomba kurangira, none ukagisohokamo ukagira ishimwe ry'Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma rero si ibyo wenda tugiyemo byo kuvuga, ariko Yobu
yaje gutungurwa n'ikigeragezo Imana yemeye ko kimubaho. Turi kumwe yemwe? Noneho atungurwa no kubona igitondo kimwe abaza kumubikira bamubwira ngo ingamiya ziragiye, intama ziragiye, abana barapfuye. Abana barapfuye, ingamiya ziragiye, ibintu byose yari atunze bigeze gute? Birashize. Hanyuma ntakomeje kuvuga kuri Yobu cyane, ariko Bibiliya itugaragariza ko uwari umunyacyubahiro yaje kuba umunyagisuzuguriro mu kanya nk'ako guhumbya. Uwari umukire asigara rwose nta kintu agize gute asigaranye. Uwari ufite inshuti bajya bavuga ngo uyu muntu yakize baraza, ariko ikindi gisobanuro biravuze ngo uyu ukennye baragenda. Noneho bavuga baragiye bose, bashiki be, barumuna we, bakuru be, doke abantu bose bamuvaho inshuti. Nuko Bibiliya ivuga ko Yobu ngo yakomeje gushima Imana nubwo ibyo bigiye. Aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira no mu nda y'isi ntacyo njyanye. Uwiteka wari wabimpaye niwe ubyishubije, izina rye rigire gute? Rishimwe. Hanyuma hari abantu bajya bavuga ngo se ngo Imana yabyemera. Yo bw'abantu nge rero Imana iturinde kuba abanyamiteto, kuko ijya ibyemera ntibyemera, ahubwo ijya ibyemera rwose bikabaho, kandi byose ibikorera mu gukiranuka kwayo. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ibyishimo byacu n'ibyago byacu ngo biva mu rukundo rw'Imana ihoraho. Bwana asifiwe. Niyire mu mucyo ikarema n'umwijima, niyitera amahoro igatera n'intambara. Ibyo byose biri mu biganza by'iki? By'Imana. Ariko by'umwihariko twebwe nk'abantu b'Imana, ikintu cyose kitari mu bushake bw'Imana, Imana igikubitira kure mu izina rya Yesu. Hanyuma intambara zose tugenda turwana, Imana igenda irwanana natwe kandi ikazinesha. Yobu rero Imana yongeye kubwira Satani iti wabibonye ko akomeje kunshima nubwo ibintu byagiye gucya na gucya. Nagira nkwereke ko gukiranuka Yobu yari afite kutari gushingiye mu bwinshi bw'ibintu agize gute afite cyangwa se namuhaye atunze. Akomeje kunshima no kumpesha icyubahiro. Aravuga ati rero Satani abwira Imana, arayibwira ngo Mana koko ibintu byagiye, ariko ibintu ni ibisanzwe. Bishobora kugenda, umuntu ashobora no gutanga ibye kugira ngo akomeze yigirire amagara mazima, ntacyo bitwaye, ariko kora ku mubiri we gusa, akwihakane ku zuba ry'agasusuruko. Aravuga ati sha nabyo ndabikwemereye, genda ukore ku mubiri we. Umubiri we awuteza ibishyute ngo kuva mu birenge kugeza mu mutwe, mu gitwariro. Yobu ngo aragenda arahindana, niko Bibiliya ivuga, kugeza ngo ubwo ishusho ye yabaye ukundi. Ngo inshuti ze zasengagamwo ngo zaraje zije kumuha pole ngo bitewe ngo n'ibyago bumvise yagize, ngo bageze iwe baramuyoberwa. Hari igihe umuntu ajya ahindana agahura n'igihe gituma isura itakara. Narumiwe. Hari umugabo w'inshuti yanjye, bitewe n'ibihe yari arimo bibi, yajyaga yinjira muri bisi bakamuhagurukira akavuga ngo viye ngo nimwicare hano. Kandi yarakira umusore. Nanjye hari ahantu twagiye gushyingura ahantu, mbona nyine umuntu w'umusaza, ariko mu by'ukuri yari umusore w'imyaka 18. Noneho ariko yarakakaye, urumva afite uruhu rwiyegeranije, afite akada kameze ukuntu kafoye neza. Mbona ni umusaza unkuriye, sinkwiriye gukomeza nicaye, uwo musaza ageze gute ahagaze. Ndamagura ndabona ntimuze mwicare hano.
yarandebye nyine arumirwa gusa, ariko nyine nawe yihagararaho yakira intebe muhara yicaraho, kuko nawe niba yari abizi ko nawe ari mu gihe kibi kimugira umusaza kandi ari umusore, ntabwo mbizi, nawe aricara. Nyuma rero nibwo baje kumwe ati uriya ni umwana nyabona afite imyaka 18, ni mu izina rya Yesu. Rero icyo gihe ndaje nkigereho gatoya, Imana itugirire neza. Noneho rero ntatinze ndashimira Imana itegeka ibihe mu izina rya Yesu. Ubwo rero uwo mugabo Imana nyine yaje kumurundarunda, urumva ubu ngubu ni umugabo mwiza w'Imana. Imana yaramurundarunze imuteraho inyama. Ariko nanjye hari agafoto mfite hano, ariko reka kanyembe nkihoreye. Ubwo rero birangije, ariko Imana iragororotse, Imana iragororotse kabisa, Imana irakiranuka muri byose. Nuko birangije rero igihe nyine kiragukanda, nuko Yobu nyine igihe kiramukanda, uwajyaga azindukira kuri ku mureti spesiyale, kuri ka mayoneze, kuri ka brebandi, ibintu birahinduka. Nuko igihe kiramukanda kugeza ubwo isura itakaye, ibiro biragenda n'ibiki byose. Nuko hanyuma uwo yari umukiranutsi w'Imana uri kugeragezwa biturutse ku Uwiteka. Hanyuma rero nanjye ninjire mu buhamya bwanjye. Tuve kwa Yobu, wenda nta nubwo twari tumuzi uko aza, ariko nyine icyo tuzi, icyo twemera, Bibiliya ihamije ko umuntu yari umukiranutsi aba ari we. Ntabwo Bibiliya itebya nkatwe. Iyo Bibiliya ihamije ko umuntu yari umukire, aba ari umukire pe. Nuko ubwo rero birangije, nanjye Izayi rero, Izayi Imana nanjye yaje kunshira mu bigeragezo biturutse ku bushake bwayo. Nari umusore mbyagwa n'ababyeyi, hanyuma naje kugira umugisha wo gukizwa, ndihana. Nabatijwe 2006 nibwo nabatijwe, ariko twe batubatizaga tumaze umwaka twiga inyigisho zo mu batizo. Ubwo nakijijwe 2005, hanyuma 2006 tugira gute baratubatiza. Ubwo rero maze kubatizwa, abambatije banyigishije ibintu 3 cyangwa 4, ariko reka mvugemo bikeye. Icya mbere, bantoje kwiga gusoma ijambo ry'Imana. 2, banyigisha kwitoza gusenga. 3, banyigisha kugira umwete wo kuba mu materaniro yera. Ibi bintu iyo umuntu abifite, ndanezerewe kandi. Aleluya. Iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana, iyo umuntu asenga, iyo umuntu aba mu materaniro, uyu mukristo arakomera, uyu mukristo arakura, ntakomeza kuba ingwingiri. Mugurira n'abantu bose bavuga ko bakijijwe. Umuntu udasoma ijambo ry'Imana, umuntu utaba mu bihe byiza byo gusenga, nkubwire, nubwo yaba akunda kujya mu materaniro, ariko ubukristo bwe babujegajega. Ndifuza ko abantu badukurikiye mukunde gusoma ijambo ry'Imana, mwitoze gusenga, mwasenze ayo mu iteraniro rusange, ariko ubundi umuntu muzima akwiriye kugira amasengesho 3. Nyavuge se, amasengesho ya mbere umuntu muzima mu mwuka agomba kuba afite na amasengesho, ya masengesho tubamwo rusange, amasengesho y'iteraniro rusange. Ari amateraniro, ari amasengesho nayo agira umumaro, kuko habamwo gukomezanya kw'abera. Iyo ndi gutanga ubuhamya runaka, akazana indirimbo, undi akazana ijambo, undi akazana gutya, byose byubaka umubiri wa Kristo, umukristo agakomera. Hanyuma ari amasengesho hari abantu batakunda kuyitaho, ariko ndabahugurira ko
kimwe mu bintu biranga ko umuntu ari muzima agomba kuba asengana n'abandi, kuba mu materaniro yera, kubana n'abandi mugakora iteraniro rusange. Aya materaniro twayavugaho byinshi ariko nibayumve gutyo ko amateraniro rusange nayo ari ngombwa ku mukristo. Kabiri, umuntu muzima agomba kuba afite amasengesho ya groupe abamo. Donc ushobora kugira wenda groupe y'abanyamasengesho, ushobora kugira groupe ya korali, ushobora kugira groupe. Hari ibintu Imana idashobora kuvugira mu masengesho rusange, ariko mwagera muri groupe muri bakeya Imana ikabibabwira, ikabamenera amabanga. Urabyumvise uri umuntu w'Imana. Gatatu, umuntu muzima agomba kugira amasengesho y'umwihariko yiwe yihererana n'Imana. Ya masengesho ushobora gusenga wazamuye n'amaguru waryamye kavuga ati Imana ubu ninjye nawe. Hari ibintu udashobora kuvugira mu iteraniro, udashobora gusengera mu iteraniro rusange. Kabiri, hari n'ibyo udashobora gusengera muri groupe, ariko waba uri wenyine na Yesu Kristo ukamubwira ko ari murore. Imana ihimbazwe. Aya masengesho rero Yesu yarayasengaga, kuba mu iteraniro rusange, kugira akagurupe k'abantu bangahe urabizi ko bakubita govyori, abana b'inkuba, kajya no mu butayu wenyine. Imana ihimbazwe. Aya masengesho rero iyo umuntu ayafite agenda amererwa neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ubwo maze gutozwa ibyo bintu bitatu mvuze, kuko iyo umuntu asenga amenya amabanga y'Imana. Amen. Ubwo rero nabaye mu bihe byo gusenga, hanyuma muri uko gusenga kwegera Imana, kuko uyu munsi ntabwo wenda turi buvuge umumaro w'amasengesho, ariko nabiboneyemo umumaro mwinshi. Kimwe numva navuga, iyo umuntu asenga agira imbaraga, agira ubuzima. Umuririmbyi yararimbye ngo aravuga ngo gusenga nibwo buzima, kandi gusenga ngo ni imibereho. Kabiri, iyo umuntu asenga amenya umugambi w'Imana ku buzima bwe. Imana ishimwe. Sibyo mvikanye? Ubwo rero mu ijuru ntangiye gusenga, ntangira kumva Imana impa amasezerano. Hari ukuntu tujya tuvuga ngo abarokore bafite nzayimana ngo batere haleluya. Ubwo rero muri iyo nzayimana niho natangiye kwakirira nzayimana. Imana imbwira ko izangirira neza, nzakugirira neza, nzakora ibi n'ibi, bizagenda gutya na gutya, nzajya nuko ibwira ibintu. Nanjye yatangiye kuvugana nanjye, ntazi uko umuntu yegurira umupira cyangwa ishati. Ivugana nanjye ntazi ko umuntu ashobora kurya umuceri, ntazi ko umuntu ashobora kurya agafiriti. Ibyo rwose twumvaga ari ibyo abantu nyine bagezeyo, ariko hashimwe Imana. Mana we ndagushimiye. Buriya nagira mbwira abantu bajya banywa icyayi mu gitondo mu bishimira Imana. Kubera ko ntabwo twari tuzi ko kunywa icyayi bibaho cya mu gitondo. Jewe agacyayi ka mu gitondo nkanyoye kubera isezerano ry'Imana. Tuyaye icyubahiro. Urumva ndibuka igihe kimwe Imana imbwira ngo nguhaye kujya urya umugati mu gitondo. Iyo nshatse guhindura umugati nkubita denjiga nkumva Imana. Denjiga iramenywa n'abanyakigali nibo. Turashimiye Imana. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Ariko Mana we, ariko Mana aho uri mu ijuru, aho uri mu ijuru ryawe ryera, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ubwo nyine ngize akamwe ka emotion bihangane. Ntabwo hanyuma wenda mvuga aka kantu mbere yuko umuntu ahura n'iby'Imana yavuze, abanza guhura n'ibyo itavuze.
subire ubanza donc iraba ndi arufa ndi omega ndi tangiriro ndi niherezo ariko mu hano hagati ubwo rero nabanje guhura n'iby'Imana itavuze, ninjira nyine mu ishuri kugira ngo nzamenye ko gufiringa iby'Imana yavuze. Aha wabyumvise. Nshobora kuba ndi imbere y'iyi kamera ndifuza ko umuntu ashobora kuba ari yarahawe amasezerano n'Imana, ariko akaba arimo arahura n'ibihabanye n'ibyo yabwiwe. Nagira ngo mbwire ngo nuko bigenda nuko bigenda ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi hahirwa umuntu wizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute, bizasohora. Imana itugirire neza cyane. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe no gusohoza izagisohoza. Imana ihimbazwe. Bwana sifiwe. Hanyuma naje rero kubana n'Imana muri uko guhura n'ibyitavuze. Imana ingirira neza, impa kwiga, ndasoma. Ubwo rero muri uko kwiga ubwo nize amasomo ya Yesu Kristo. Oya, amashuri mfite ntabwo ari menshi ariko si na makeya. Se bibaye vraiment donc. Aha. Hanyuma ariko nyine nagiye kuminuriza kwa Yesu Kristo. Naho nagiye kuminuriza. Ati waminuje iki rero? Mbo mfitemo amasomo 7 nize mu mashuri nasomye kwa Yesu, ariko ndavuga mu rimwe kuko sinabirangiza kano kanya, sibyo? Cyambere na makuru. Naje kwiga isomo ryo kumenya uburyo Imana ifata icyo bita positive na negative ikabihuza ntibibyare sirikwe. Ubwo turabisobanura gute harya? Yaje gufata, okay, tufate ku nsinga z'amashanyarazi. Aha, murabizi ko iyo bikoranyeho bibyara sirikwi umuriro ukaka, ariko mu bubasha Imana igira ijya ibifata ikabihuza amahoro akaganza. Icyo ashatse kuvuga ni iki rero? Imana yaje kunyigishiriza ku mukobwa yari yarase. Naje gukundana se bo, yego naje gukundana. Urumva Imana yarambwiye ngo igiye kungira umugabo, sibyo? Kuko nari umusore. Mu masezerano Imana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye, umubiri wawe nk'uteye urukingo, na za covid zitaraza ngo dutegwe ingingo n'ibiki byose. Imana ikavugana nanjye ko umubiri wanjye uteye urukingo, ikambwira ngo nta ndwara n'imwe izapfa kwinjira umubiri wawe. Irambwira ngo n'amaraso yawe ikajya igira gucyo umuhanuzi ari kumpanurira. No mu maraso yawe ndahakingiye ndi Uwiteka. Nkavuga ntuhimbazwe Mana. Hanyuma rero kugira ngo nyine Imana igaragaze ko icyo yavuze yanagikoze, niyo mpamvu nari mvuze ngo yafashe positive na negative irabihuza n'ibyabyara sirikwe. Imana ihimbazwe. Hari umukobwa rero wasenze Imana
yakijijwe ari mutoya cyane, abana n'Imana. Imana imuha amasezerano yuko izamugirira neza, yuko izamugira umugore, yuko izamuha ubugingo, yuko iramubwira ngo nzaguha umugabo mwiza w'igitangaza uzabana nawe, utazatuma ubugingo bwawe bugwa muri Gehinomu. Uwo mugabo mwiza w'igitangaza rero ni njyewe uri murareba. Wibeshe. Imana ishimwe cyane. Ariko muri byose nsubiye inyuma gato, hari n'ibintu tujya tuvugira imbere y'Imana, Imana ikavuga ati reka mbishire mu bikorwa. Ariyo mpamvu kwatura kwiza kose kungana no kuvuga kw'Imana cyangwa se gukora kw'Imana. Abantu bajye batura ibintu bizima ku buzima bwabo, kandi ubyature wumva ubihagazeho. Ikintu watuje akanwa, yego ntuzi ko n'abavuma se bavumisha akanwa, sibyo? Akavuga ati uyu mwana wanjye ndamuvumye bitewe n'impamvu bizagende gucya na gucya, kandi iyo mivumo ikagira gute, ikamukurikira. Rero bantu b'Imana, ndifuza ko natwe nk'abantu b'Imana tujya twiyaturaho ibintu byiza. Kabiri, twaturire ibintu byiza ku bana bacu no ku bagabo bacu, abagabo baturira ibyiza ku bagore babo. Donc ibintu ruhererekane donado, ibintu twatura ibyiza mu izina rya Yesu, kandi ibyo byiza twatuye Imana izabidushirira mu bikorwa. Imana ihimbazwe. Hanyuma rero najyaga mvuga ngo uzi ahantu byaturutse. Rero byari byaturutse ko hari ukuntu hari abahungu ni bene Ndera, babahungu bagiye ni bene Sekewa, ni ngo turirukana abadayimoni, ngo turirukana abadayimoni ngo mu izina rya Yesu wa wundi ngo Pawulo avuga. Nkumva rero aba badayimoni sinkeneye kuzabazana imbere y'iteraniro. nkeneye kuzavuga Yesu nanjye wanjye, Yesu nzi ku buryo ijuru rimenya, nagera n'imbere ya dayimoni ati uyu ni umuntu w'Imana. Kuko nababajwe nuko ngo abadayimoni barasubije barabati Yesu muvuga turamuzi, ni umunyembaraga, ni intwari, iyo avuze biraba yategeka bigakomera. Aha, Pawulo nawe turamumenye, nawe ni umuntu w'Imana rwose, yakiriye Yesu amurimo, iyo avuze turatitira tukagenda. None mwebwe muri bande kweri? Bibiliya iravuga ngo bahorera imbere ya dayimoni baraceceka. Dayimoni ngo zirangije zirabashwa ngo bagiye bambaye ubusa. Nkumva rero sinkeneye kuzaba umuntu woroshye muri Yesu. Nkumva ndabandi jewe ndakeneye kuba generale wa Yesu Kristo. Kandi generale kugira ngo ugere ku ipete rya generale, urya umucanga, ukarya umuriro, ugaca mu makara, urumva? Ku buryo nyine bakubwira ngo ca hano nta nzira urimo urahabona, ukahashaka inzira. Imana itugire neza. Ibyo bintu rero umuntu wari ukuze mu mwuka yarambwetizaye, ibi bintu urashaka ngo tugusengera Imana ibikore? Ni ukuri ndakeneye ko bimbaho, ndakeneye ko Yesu anyigisha nkaba umusirikare wa Yesu, cyane ko turirimba tukavuga ngo turi abasirikare. Ndashaka kuba umusirikare wumutse. Ati Mana yo mu ijuru y'umuntu urisire, abati pfukama tugusengera. Baransengera bandambika kuvuga ati Mana uyu muntu arashaka kuzaba umusirikare wawe, ajya kuvuga atajijinganya gucya na gucya, arabisabye nawe uzabane nawe. Bavuga bararishoje. Imana rero avuga ati reka nkwereke rero umusirikare ntabwo ajya atinya umuriro, ntabwo ajya atinya amasasu, ntabwo ajya atinya ibiteye ubwoba, ntabwo ajya atinya urusaku. Buriya abasirikare ndabakunda cyane. Imana itugirire neza. Imana rero yaje kubigenza ite rero? Imana rero reka mvuge mu ncamake, sibyo? Imana yaje kumpuza n'umukobwa wandushaga imyaka, ariko nyine afite ya masezerano nakubwiraga. Jewe naje ndi igisubizo cy'isezerano rye, kuko nshingiye ku bintu nka bibiri yari afite.
byari ibintu bya mbere impamvu yo kutabana nawe. Impamvu ya mbere, yari umukobwa ukuze, wari ufite imyaka nk'iyo yari afite. Okay, yari afite imyaka hafi 40. Yari afite imyaka 38. Imyaka nta nicyo bitwaye. Kabiri, jewe wari ugiye kubana nawe, nari nkwije 25. Ubwo yandushaga ingahe? 13 y'imbaraga. Aha. Hanyuma wenda iby'imyaka byo biroroshye. Imana integeka kumushaka, yego, arwaye sida, jewe ndi muzima. Imana igutegeka kumushaka arwaye sida, jewe ndi muzima. Mu isi y'abantu batumva ko Imana ishobora, niryo jambo nahereyeho. Imana yanyigishije ko ishobora guhuza positif na negatif, ntihabeho sirikwa. None se umuzima n'umurwayi leta nta kibazo ubundi bifite kuri ibyo bintu. Ntabwo igitandukanya abantu bakundanye, iyo biyemeje baba biyemeje, ibaha amasezerano yabo rwose, ikabahesha umugisha bakigendera. Iyo abantu urumva n'ubundi twe baduha ubujyana leta, usibye ko leta banza nta n'ibyangombwa igisaba kuri icyo kintu. Ni itorero rijya ribisaba. Kuko ndumva ntaho mu murenge bigeze babinsaba. Mwe mujya mubisaba. Ariko byabaye ibintu bikomeye. Twaripimishije hamwe, habiri, hatatu, hane. Noneho mbwira Imana naravangiwe. Shobora kuba atari we wavuganye nanjye, nkaba narahuye n'andi majwi, kuko dayimoni nawe ngo ajya yigira marayika w'umucyo, akaba ari we yaje kunshuka, nkaba nari ngiye gupfa. Mana mbabarira, ega ndezwa ndihana ndatura. Ati Imana mbabarire kuvanyirwa no kuyibeshyera. Ariko njya gusenga, Imana irambwira ati nuriye. Mana niba turi kuvugana cyangwa erega byabaye ngombwa njya guhanuza. Njya ku bandi, hari igihe umuhanuzi akenera abandi bahanuzi kugira ngo yumve icyo Imana ivuga. Nagiye kwa mwene data mama Sharirene za 2014, 2013 na 14, mu mpera za 2013, ko oya ni mu ntangiriro za 2014 twagiye kwa mama Sharirene. Ndumva abantu bamuzi, yari umuhanuzi w'Imana. Wenda ubusinzi aho bigeze, ariko Imana imugirire neza. Cyo nzi cyo yarandebeye. Hanyuma twaragiye, ariko yandebeye akantu gatoya. Ariko nyine yavuze nawe uko ahawe n'Imana. Aha, nagiye gusenga nyine kwa mama Sharirene, ngiye n'uwo mufiyanse twari turi kumwe, kugira ngo menye niba Imana ariyo cyangwa niba atariyo. Ariko ngewe nagiye nifuza ko byibuze nahagera. Mama Sharirene akavuga ati Imana iravuze ngo winshukira umwana. Winshukira umwana, mutandukana ibi bintu nibiveho kucyana ko cya. Ariko mpageze atangiye kudusengera ati ndagushimiye Mana ko duhaye abashyitsi b'umugisha, izina ryawe nirihimbazwe gutya na gutya. Ahita arakanura, aravuga ngo Imana ngo hari ikintu imbwiye taho. Ati Imana irambwiye ngo hari ibintu mutari mwe murahurizaho mwebwe babiri. Kandi se nabwiye ko ari fiyanse wanjye. Iramubwira ngo nidusenge amasengesho y'iminsi 2 turi kumwe, ngo Imana isobanura ibyacu. Ahita aravuga ngo amen. Ari rero umuhanuza guhanurira. Ukumva gushize mu rujijo, ukumva ntavuze ku cyo washakaga, ukumirwa. Ari mwene data umwe yigeze kujya gusengesha
ibidosiye afite ikideni kimeze nabi, umwana bamusohoye, niba yigaga mu Buhinde bamusohoye no muri ghetto yabuze yo kwishyura, afite ikideni cya miliyoni 10 na zingahe, agiye gusengesha kwa mwene data umwe w'Ikabuga w'umuhanuzi w'Imana. Ikintu Imana yavuze yamubwiye rero, nyikubwire, yaramubwiye ngo jya kwisiramuza. Umuntu aje gusengera ideni rimeze nabi. Umuhanuzi nawe aramubwiye ngo irambwiye ngo ubu tuvugana jya kwa muganga ujye kwisiramuza. Ibyo bintu birahuye. Ariko ugendera ugati rero niba ari wowe wivuze, niba ari Imana ibivuze ngo umerekeze. Ariko haje kuva mu gisubizo, ntabwo nshatse gutanga ubwo buhamya. Imana yabikoze bizi, yahise muri uko kwisiramuza Imana yakoreye mu operation imuha miliyoni zirenga 90. Yemwe ni uburyo bw'Imana ica no mu kwisiramuza. Iyo ni Imana. Rero inzira izantabara inyuzemo sizo nzira izatabara inyuzemo ku bwawe. Umuntu wese Imana ifite uburyo imutabaramo. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ubwo rero nihuse nyine twaje kuyasenga, nuko Imana izana abahanuzi nk'abangahe badusanga aho turi gusengera ku mudiyakoni. Nagiye hari umudiyakoni twasengana i Remera w'umunyamurenge, yabaga munsi umanuka nk'ujya za Nyabisindu. Ubu ngubu yavuye muri iki gihugu ari hanze. Turasenga, Imana ivugana natwe, bana banjye mbakoreye ubukwe bwiza mbigenje gucya na gucya. Natekereza nti ashobora kuba yandikiye message abahanuzi b'i Kigali bakaba bankoraniye. Bimbera urujijo, ariko nyine byarangiye tubanye. Turabana 2014 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 24 nibwo twasezeranye kuri paruwasi y'i Remera. Abantu barahazi, Korali Besarere niyo yaturirimbiye. Mbizi kuko Imana yarigize gute, yari yabivuze. Hanyuma umushumba Kiriyofasi Barore niwe wansezeranije kugira ngo nyine dutange ibimenyetso bifatika n'abantu bazakora. Wenda hari abantu bajya bemezwa nuko babigenzuye, ubwo dutanze ibimenyetso bifatika, sibyo? Hanyuma rero turabana, tugera mu rugo nyine, abo umugore mba umugabo, biraba nyine. Ubwo rero ubwo ntibyumvikanyira, ariko mu bubasha bw'Imana. Ariko nabanje gusenga mwene data, nubwo nongeye kusenga mwira Imana nti Imana, amaraso yawe Yesu. Amaraso yawe yivange n'ayanjye kugira ngo ubudahangagwa. Ariko imwuka nyibutsa isezerano nahawe, irambwira ngo witinya kuko umubiri wawe namaze kuwukingira. Turabana nyine umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, ariko hagati aho yahise tumaranye ukwezi kumwe, yahise yinjira muri periode yo kuremba, ararwara. Hari harimo n'ubundi burwayi n'ibitero bimwe na bimwe by'abadayimoni, by'imyuka mibi y'ikiryango. Ahora nsenga, Imana ikamurinda gupfira imburagihe. Nk'ibyo navuze kare, iyo ari ibintu bituruka kuri Satani umuntu arasenga bigahunga, kongera ugasenga bigahunga. Satani ntabwo acogora, ajya dutega n'ikindi gihe, ariko nyine natwe tugomba guhora ku gicaniro tugira gute, dusenga. Birangije rero turabana, tumaranye amezi 2 atangira kujya arwara, atwaye indwara yo kuva. Ibyo ni ibintu biri nomo, nta kidasanzwe. Ntabwo ari ubugwayi buri normal, ariko nshatse mu mivugire. Hanyuma ndamurwaza, bihera aho ngaho, naremba nuko
Imana yari yarambwiye ngo nzamuguheraho umugisha, nzamuguheraho ijambo, nzamuguheraho icyubahiro bizanyana gutya na gutya. Numva nubwo arwaye ariko nkumva ni boro. Numva ni umuntu Imana yavuzeho, ariko nakwibuka ko mu maraso harimo ikibazo nabwo nkagira ubwoba. Imana irambwira ngo nzayigwariza umwana nta n'umwe ubimenye. Irambwira ngo n'iwabo ntibazabimenye ko ayirwaye, kuko iwabo bose ni bazima, ntawe urwaye sida. Aho rero yaje kuyandurira hatubereye urujijo, kuko nawe yakoze research ishoboka mu buzima bwe, kuko ntabwo yigeze aba mu byaha by'ubusambanyi, ko abantu benshi bazi ko sida yandurira mu busambanyi gusa, ariko abaganga iyo batubwira baravuga ko sida yandurira ahantu hatandukanye. Birashoboka kuko buriya muri za 80 na kangahe hari ukuntu twagiraga abaganga bavurira muri quartier bafite n'inshinge, biriya nabyo byashoboka, kuko yagiye avuga nyine kuntu haraho nyine bajyaga babatera inshinge, donc byamubereye urujijo biramuvanga. Ariko nyine Imana ikajya ivuga ati mwana wanjye Satani yafuhiye ubugingo bwawe ngo uzarimbuke zagere gutya. Yashatse kwiyahura kugira ngo avuga ati Imana wanyemereye ubugingo, ariko ndabona ntabwo, kuko nanjye numvaga ngiye kubivamo. Noneho nkajya mvuga wambabariye ukezwa, wazanapfa ukazapfa nk'umukristo, nkagusengera nk'umukozi w'Imana. Nanjye yakumva ndimo ndamubwira ayo magambo, nayo akongera akamwica, kandi abizi n'umutima we ko atigeze akora icyaha. Birangije rero ibyo tutabitinzemo, twaje kubana, ndamurwaza araremba, ngwariza ku centre de santé ya Gahanga, barabizi, za Nyaruyenzi barabizi, ariko ahantu nagwarije cyane ni Bethsaida ya Kicukiro ni Masaka. Nizo transfer nahoragamo. Kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, umwaka 2, imyaka 3 ndamurwaza ibintu bikomeye, nkamubaho. Nuko mugiga nayiraza agwara mugiga, ibintu birakomera, nuko biracika bimera ukuntu, nuko kugeza ubwo umubiri umushizeho. Twaba turi kumwe mu muhanda, abantu bakajya bansuhuza ngo uraho neza mukozi w'Imana, turaho. Atuye ni nyogokuru wawe se? Mu bintu abagabo dukunda gupresenta abagore bacu. Mbwira niba umuntu amaze kuba ko ari nyogokuru wawe, wavuga ko ari madamu gute? Nuko ibi bintu bikomeye, nuko duhura n'ibintu bikomeye nyine. Iyo uri mu gihe, ubu uri mu gihe, nabaye stress, ubu mfite n'imvi zaraje. Stress igitera imvi zikaza, kandi abantu nabyumvise gutyo ko iyo wagize stress nyinshi ushobora kumerera imvi imburagihe. Ubu mfite imvi, ibintu byarankomeranye, ariko ndi muri iryo shuri nyine nkasenga, Mana uyu ni wo mugisha wambwiye Mana. Nuko nari ndimo ndavuga ngo mbere y'uko uhura n'ibyo Imana yavuganye nawe, ubanza guhura n'ibyo itavuze. Nta mwana ntaki, ni uguhora kwa muganga, ni ukunanuka, ni ugusufura, ni uguhora kwa muganga. Akazi kose nakoraga karahagarara, naracuruzaga, ndahomba, ndasabiriza. Ari igihe umuntu agera mu kigeragezo rwose. Ngira n'abantu, umuntu wubahuka gusaba aba afite ikibazo. Udafite abadayimoni ntiwajya gusabiriza. Ufite uburyo, keretse ufite abazimu n'abazimukazi niba bagira ibitsina, nuko nta bitsina biba mu badayimoni. Ariko nta muntu wakubakwa kujya gusabiriza cyangwa se kujya mu madeni afite ubushobozi, wapi. Rero birancanga, ndasuzugurika, ndahwera, njya gukora akazi k'igisekerite mu isoko ry'Igahanga. Imana ikambwira ati ibyo byenda ntabwo mbigushakamo, ni ngomeze mbe ku ikosi. Ubwo nyine nari ndimo ndaba general. Nuko birangije rero uruvugo rwo ntigwabura.
abakugira inama bagira gute se mwarivuje, abantu bazi ko mpora kwa muganga ariko batazi ko n'icyo kibazo kirimo, kuko Imana yari yarambwiye ngo zamugwaze bucece ntihazagire nuko impa kugwaza. Cyakora turashimira abantu bose bagiye badusura kwa muganga, abadutwaje umusaraba, abagiye bakanda akanyenyeri, abagiye batuzanira ibyo kurya bitetse. Mana ndabashimira. Hari abantu bajya batwaza abandi umusaraba, Imana ibahereza umugisha. Nuko birangije rero ntatinze mu mwaka wa 6 wikubitamwo akirwaye nyene turwaza duhora kwa muganga. Ibintu mvuga hari abantu banzi rwose bazi byanjye. Geze ku mwaka wa 6 n'igice, kubera nawe complexe yo kuba nta rubyaro ntaki, yahoraga mfite ku mufuka gutya. Yabona wenda ngiye kuvugana n'umuntu, urabizi ko abakozi b'Imana dukunda kuvugana n'ibitsina bitandukanye, nabandi kumwe n'igitsina gore agahagarara hafi aho, cyangwa se agashaka ngo duhagararane yumva ibyo turimo turavugana. Igera hirya gatoya ni umuntu turi kuvugana kugira ngo mufashe ntabyumve. Rero abantu rero bari bazi ko ndi inganzwa, ariko nyine nawe ntiyari yorohewe. Ku ruhande rwe naramwumvaga n'amajwi menshi y'abashaka kungira inama, kumuta, kumujyana iwabo bajye kumurwaza, kandi nkaba mbizi ko ndi kuri misiyo y'Imana ko ngomba kuyigwariza umuntu. Nuko umwaka wa 6 n'igice ugeze, atwita inda yo mu bitekerezo, grossesse imaginaire. Ibaho abaganga barayizi, cyangwa nawe ushobora kuba warayumvise kwibaho. Ibaho rero atwita inda yo mu bitekerezo. Avuga ati Sheriti ndumva narasambye. Nuko na bya bindi by'abagore birahagarara. Kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kandi ubwo inda ikagaragaza ko irimo gukura. Umwanya umwe nkaba nanjye nyibona, ariko undi mwanya nkabona ntayirimo, ariko nkumva koko irahari. Kwezi kwa 6 kwinazemwo, tujya mu bitaro by'Inyamata ADPR, tujya kwipimisha inda. Tugeze ku mujenekologe, aratubaza ati muri bazima? Ati noneho iyo umuntu nanjye numvaga nyine ari igitangaza kibaye, ariko nyine nigeze kujya gusenga umuhanuzi arambwira ngo umugore muri kumwe ntabwo ari umuzabyarana, ahubwo hari undi mugore muzabyarana niwe uzakubyarira. Birangije numva ndatokesha numva ndatokesheje, numva ntabwo mbyumvise neza, ariko nyine Imana yarampaye gahunda ko tutazabyarana. Nari mbibitse, ariko abandi nabo hari abantu bakwikundira nyine bakakubwira ubuhanuzi bwo kukwikundira. Imana iravuze ngo iguhaye urubyaro. Hari n'umuvuga w'ubutumwa umwe, ntabwo muvuze izina, yigeze kuza iwacu kubona nyobora icyumba cy'amasengesho. Aravuga ngo Imana iravuze ngo umwaka utaha ngo uzaba ufite umwana w'umuhungu. Abandi bakadupfukamisha mu rusengero, nuko n'ibiki, ariko jewe mbizi ko mfite ubuhanuzi buvuga ko nzabyarana n'undi mudamu. Ubwo rero turakomeza, tugeze kwa muganga baradupima, dusanga nta mwana urimo. Abaganga bamenya ko ari ikibazo cyuko tumaze igihe tutabyara, kuko baratubajije mugiye kubyara umwana wa kangahe, ati ni uwa mbere. Bamenya ko dufite ikibazo cyo kuba yarasamye inda y'ibitekerezo. Nuko ubwo birangije rero tuhasanga undi mudamu, abakonikoni bari batwariye inda y'amezi 8 n'igice yitegura kubyara. Nuko dusanga ari mu cyumba, abaganga bamushizemo barimo nyene bamushizemo kugira ngo abanza mere nk'uruhukira muri icyo cyumba. Ubwo natwe tugezemo, ubwo twavuye muri icyo cyumba, abaganga badupimiyemo babona ko natwe twacanganyikiwe. Umuganga yaratubajije ngo se muri bazima? Ati kugira ngo mwemeze ko turi bazima, namwe ntituri bazima rwose, ndi n'umukozi w'Imana, ndi umudiyakoni. Ibyo bintu kwa muganga, iyo presentation ntabwo ikenewe. Urumva? Nuko ariko nyine bati sibyo nababajije, bati iyi nda wa mugabo urabona hari umwana urimo?
nanjye najya ndeba kariya mbona gafite umutwe mu nda nagake ati iriya ni matrice timeze gutya na gutya. Biratugora nyine abaganga turabagora, ariko abaganga bihangane, bajye bihanganira abantu. Hari igihe umuntu aza yaracanganye ikibu rwose, mujye mubakira neza, mubanze mubumve mubakasoringe nta kundi. Ubwo rero badushira muri icyo cyumba natwe tujyamo, aho uwo muntu yaparanganiye. Umugore barabazanye, ese wowe byagenze gute? Ati reka wa muntu we tindi bayiya kane, ati bayitwara igeze imvuka, ati batwaye yangahe? Ati 8, ati yameze 8 n'igice. Ati yo, ati nanjye batwaye 6 n'igice. Ati napfuye. Abagore babiri baririra mu cyumba kimwe, nanjye ndavuga kanifatikanye n'abababaye. Cyo bibiri bivuga ati mwishimane n'abishimanye, mubabarane n'ababaye. Nuko nanjye ndamwana reka ibi bintu ni ibiki koko bizarangira ryari? Rero nimukomere Imana, buriya haragiye Imana izabikora kugira ngo turarira. Nuko abaganga baradufasha nyene, turasohoka igipangu cyo badukura muri icyo cyumba cyo ku bitaro, turagenda baradushogoshera no kuba security, baravuga ati aba bantu ntihagire umuntu wongera kugaruka, ntihagire uwo mukingurira, bafite ibibazo bikomeye. Bagira umugisha babona turenze ibitaro, turagenda ntitwagaruka. Amezi 6 turayumva, mwaripangaritse muvuga ngo ngo muratwite, ibintu birakomera. Nuko byarangije rero ku myaka 7 n'amezi 3 niyo twamaranye. Imana irambwira ngo iyo umuntu afite urutoki rukera arukorera iki? Ararusarura. Iyo yejeje ibishimbo abikorera iki? Arabisarura. Irambwira ngo niko nje gucyura umwana wanjye. Mbura icyo kuvuga, nicara hasi ndavuga ngo ubushake bwawe abari bwo bubaho. Rero yitabye Imana ejo bundi muri 2021 mu kwezi kwa 6 ku itariki ya mbere, nibwo yitabye Imana mu ba covid ku bitaro bya Nyarugenge hari Nyamirambo. Mba ntanga ibimenyetso bifatika kugira ngo hatagira ubigiraho dute. Birangije rero yitaba Imana, turamushingurana iteka, nanjye mva kuri iryo kosi amahoro. Ndashimira Imana ko yamfashije ikampa imbaraga muri icyo gihe. Amajwi yari menshi, urucantege rwari rwinshi, inama zari nyinshi, abajyanama bari benshi, ariko umwuka wera abana nanjye, aramfasha nkora misiyo y'Imana nyisoza ntadezatinze. Imana yarakoze. Nkaba nifuza ko abantu bari kugwana wenda n'ubushake bw'Imana, hari igihe Imana ikunyuzaho wowe udashaka, ariko mu by'ukuri ndifuza ko habaho kumvira Imana, kuko iyo utumviye Imana nabwo ugakora ibihuye n'ubushake bwawe, ibyo ugenda uhura nabyo ntabwo ubona aho uza kubariza. Iri jambo sinzi niba ryumvikana. Hari umuntu ku itorero rimwe rya hano mu Kimironko, yari umusore wize, ufite amafaranga, ufite iki, Imana imwereka umufasha, imuha umufasha. Imana yashakaga ko babana ariko utarize, akiramubwira ati azakubera umugisha, bizagenda gutya na gutya. Aravuga ati no, je nk'umuntu w'umuverema wize usobanutse sinshobora kurongora umugore w'inkandagira bitabo. Avuga ati Imana wapi, ewana hari ukuntu umuntu anigira nabi imbere y'Imana ugasanga rwose yigize ishyano. Nuko nyabuna bigenze gutya na gutya, ndo Uwiteka mvuganye nawe, bigenze gutya na gutya, uzabona amahoro mu rugo rwawe, bizagenda gutya na gutya. Arangije aravuga ati niba ari ibyo byose nzagaruka no gusenga. Hari abantu rero ngo batakibaza Imana, turi kumwe. Imana itazaba aho badashaka. Akaba ati wapi, ngo nuko ariko Imana itugirire neza. Arangije arongora umurisansiye mugenzi we.
ukorera muri banki imwe ntavuze hano Kimironko, ariko akaba ari wa wundi ufite karande z'iwabo zo kugira ubugugu, noneho guteranyaho ekonomi arangije abatanje wa wundi utagira, utifuza ko n'umuntu yabona n'ikiro cy'umuceri kivuye mu nzu iwanyu. Noneho rero bakora ubukwe nyine, iby'Imana yabanje kubikwepa. Wapi banza nkora ibyanjye ubundi nzakomeza mbo umukristu. Ariko umukristu utumvira Imana siwe. Ndabitangarije kuri kamera. Umuntu utumvira ijwi ry'Imana, umuntu utumvira aho Imana imunyujije ngo abari hanyura, uburi ku ruhande rwa kure y'Imana. Nana nayo iravuga ati rero narakubwiye uraninira ndagukarabye. Inyuma gatoya nari nakomeje nyine nanjye mbyanga inshuro nyinshi, irambwira ati ngiye kukureka uzashaka uko ushaka, ariko ibizakubaho mu buzima bwose uzigwarize. Numva ni nk'umuntu ndashamara mu nda ayamaramo. Ndavuga nti ni iki nazimarira mu buzima ko numva ubuzima bwose nkeneye Imana, cyane ko amasambu data yari nkiri mutoya, nta na metero 2 kuri 2 mfite. Ndavuga ubwo nzishingikiriza kuki ko nari ngize n'umugisha nkabona Imana impa amasezerano ko izanangirira neza, ubwo ningenda njyenyine bizagenda gute? Nibuka ko kugenda wenyine nta Mana ihari, ikintu cyose cyakwica uko gishaka. Mbwira Imana nti ndayamanitse ndabyemeye, ubwo bushake bwawe aba ari bwo bubaho. Nuko rero ubwo niko kumvira Imana rero mbigenza gutyo. Uwo mugabo rero yaje gukora ubukwe n'uwo muntu, ariko ibyamubayeho nagahoma munwa simbivugiye kuri kamera. Nuko rero Samuduha hari hakiri ishyamba ryiza ryo gusengeramo, ajya kuboroga ati yo ati Mana yo kwizerwa witeka ati wantabaye koko wa Mana we. Iravuga ati jewe ntabwo mbizi ko washatse, ntabwo mbizi rwose. Ibyo byawe genda wikwarize, wanze kumvira kunyumvira, ibisigaye bye n'Urwanda n'amashuri yawe, Urwanda n'ubuverema bwawe. Agenda arahobagira, byaje no kumunanira gukomeza gukizwa bitewe n'iyo mpamvu. Kuko kugira umugore mubi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma rero ubwo ngubwo mpuguriye abantu b'abakobwa n'abasore, nusenga ukabona ibimenyetso bigaragaza ko Imana irimo irakwerekeza aho hantu, rwose uzavuge ngo Mana nemeye ubushake bwawe aba ari bwo buba. Kuko iyo ari iby'Imana ishaka, tuzaganira ubutaha mbabwire ukuntu Imana yaje guhira Yobu. Imana itugirire neza. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndifuza ko abantu bemerera ubushake bw'Imana akaba ari bwo bubaho, kuko ibiturutse mu bushake bw'Imana, icyambere umutekano uba wizewe ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe, nabwo umutekano uba wizewe. Ikintu cyose cyaza kukunyeganyeza, ijuru riba ryiteguye kurwana nacyo. Haleluya. Kandi ndafashijwe ngewe, iyo uri mu gihe Imana yaguteretsemo, nubwo cyaba gisa nk'igikakaye ku bantu bakanavuga ngo ntiburi buke, wowe hagati yawe n'Imana kubera communication ibihari, ugenda wongerwamo imbaraga. Nubwo ibikumara imbaraga uba uhagaze muri byo, ariko ijuru buri munsi muririmbyi yaravuze ngo azajya mpiki imbaraga. Iryo ni isezerano yagize gute yampa. Nanjye iyo ntaza kuba muri ubwo bushake bw'Imana ngo mbane n'Imana, ntabwo icyo kigeragezo nza kuba rigenda kishoyemo, sinari kugishobora. Ariko ijuru, kuko twari turi kumwe muri icyo cyerekezo, nagiye nongerwa mu imbaraga. Hari ukuntu rero Imana ijya gukomeresha ibintu by'intambara, ibintu by'amakompara, ikagukomeresha indirimbo za 205 Rwanda intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye buguheje ibyishimo, ibintu nk'ibyo, ni muze ngabo za Yesu tujye mu ntambara. Ibintu by'intambara nibyo Imana igenda ikomeresha umuntu. Kandi iyo bikugezeho rero,
biragufasha. Hari indirimbo y'179 iravuga ngo iyo urushye iyo uremerewe bibwire Yesu wabimubwiraga ugahita wumva karakuryoheye we. 178 iravuga ngo bari migisha ngo Imana uyibare ntusige uwo mwanya umwuka agahita aguhishurira akakwereka imigisha Imana yaguhaye iyo ariyo, nubwo uri mu gihe kidasobanutse ariko ugahita uhishurirwa umugisha ufite muri Kristo, ugahishurirwa ko ufite ubugingo, ugahishurirwa ko ufite umwuka wera, ugahishurirwa ko Imana yaguhaye kuyikorera, ugahita wumva biraryoshye kurusha. Harimo igitero kivuga ngo harabakurushije amajyambere ngo ariko aya Yesu ngo niyahebuje arabangorega ubutunzi ufite mu ijuru ngo bwo ntibubarika kandi ngo nta n'uwabugura, ntaho wabugura. Ubutunzi bwo mu ijuru buturimo nta soko rihari wagira gute wabuguramwo. Imana itugirire neza. Ugahita wumva biragufashije, hari guwihanganira ibimugerageza ko namara kwemerwa azahabwa ikamba, nuko yo barageragezwa bigenda gujyana arahindana, nawe ugahita wumva nubwo wahindanye ukumva ariko Imana irahari. Imana itugirire. Nina Tobere Chantonegide nicyo cyankomeje muri Gatare, nkomeza gukora umurimo w'Imana ntacogora, nkamusiga muri Bomboni Masaka nkaza kuyobora icyumba. Abantu bakibaza imbaraga ndi gukoresha aho ziva, nkabango nzikomora muri Kristo. Bibiliya iravuga ngo ubwo yageragejwe, haleluya, akageragezwa no kubabazwa gutandukanye, niyo mpamvu yemeye ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana itugirire neza. Ndafashijwe, nitwa Yesaya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Rero Imana yabanye nanjye, tutandukana amahoro, kandi nkomeza kuba ndi umukristo. Amina. Nkomeza kuba umukristo, nifuza ko umuntu ari mu kigeragezo. Umva Yobu yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ndasaba abagabo bafite abagore babo batarabonana urubyaro, si we wa mbere kandi si nawe wa nyuma, kandi Imana iracyatanga urubyaro. Haleluya. Imana iracyatanga urubyaro kuba maze 9, kuba maze 10, kuba maze 20. Imana iracyazibura inda zibyara. Komeza umukristo. Kandi abahungu 3 baravuze ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza amaboko ya Nebukadinezari, ikadukiza n'itanura ry'umuriro, ariko naho itadukiza ntidushobora gupfukamira ibishushanyo. Ndagutangarije ijambo wa mugabo we uba mu rusengero ujya kwigaburo ryera, na wa mugore we ujya kwigaburo ryera ukorera Imana, uba mu nzu y'Imana kumva iby'Imana. Yesu akunyure mu gihe uhagazemo. Ndasaba Yesu aruta bose, aruta byose, aruta kandi ubugingo buruta abana, ubugingo buruta amafeza n'amazahabu. Ndasaba ko abantu bakomeza ubugingo, mukomeze kuba abakristo, mukomeze kuba bizerwa. Mugabo umwizerwa ku mugore wawe, nawe mugore umwizerwa ku mugabo wawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nanjye nabanye n'Imana mpagarana na Yesu Kristo, ibishaka ngo kumfasha ikigeragezo byari bingose, ariko ndavuga ngo Imana yashize muri iki kigeragezo ifite n'ububasha bwo kukinkuramo, ariko nubwo itakinkuramo aheza ni mu ijuru. Bwana asifiwe. Ijuru riruta byose. Ntimwikureho kuba inyangamugayo, nimukomere. Mu ijuru ntabwo hazajya y'ababyaye gusa ngo abatarabyaye ntibajyeyo. Mu ijuru ntihazajya y'abashatswe gusa ngo abatarashatse ngo ntibajyeyo. Muranyumvise mwa bakobwa mwe mutaranitse, nimukomere. Ariko nagira mbabwire ngo na nyuma ya taranta Imana iracyatanga abagabo. Hari n'uwiherutse gushingira afite 62. Imana iragororotse. Imuhuro byaramaze 62 yarashatse nta n'imihanga kigira, ariko imuhaye ijoro yarayemo yarayasamye. Hajya abana 3 ni impanga ni ubushuri ni simbizi, ariko Imana yakubisemwo 3 iryo joro. Aya 3 baravuka, uwa mbere uwa kabiri Imana ijwi riramubwira ngo hari icyo nshinja. Aravuga ati Imana uragororose. Ni wihebe, Imana iracyakora.
nyuma y'imyaka 90 Sara yarabyaye, nanjye nyuma y'imyaka 9 tuzabivugaho. Nyagasani Yesu abane namwe. Reka dusengera abantu bashobora kuba bahagaze mu bintu bikomeye, tubwire Imana ngo bongere mu imbaraga, sibyo? Yesu yabonye aho byari bikomeye ajya gusenga, hanyuma mbwira abantu ka kantu navuze kare, bakunde kuba mu materaniro, bakunde gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, bizatuma bakomerera mu byizerwa badateshujwe mu by'Imana. Imana itugirire neza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe rinyuze kuri iyi channel ya ibyavuzwe n'Imana. Ndasenze kugira ngo umuntu wese uzadukurikirana ari mu kigeragezo gikomeye, Mwami Yesu azongerwe mu imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi wari ugiye kugamburura, ndamusengeye ngo agaruzwe n'urukundo rw'Imana. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana, uko wankomeje Mana, abari kukomeza bene data, kandi abari kuzakomeza kudukomeza, kuko Yobu yaravuze ngo umuntu akiri mu isi afashe igihe mu ntambara, ariko nawe waravuze ngo buri munsi uzajya uduha imbaraga. Ndasenze kugira ngo twakirire imbaraga muri wowe, kandi umwuka wera abe mwinshi muri twebwe, kandi tunezererwe iby'ubwami bw'Imana kurusha ibyinaha. Mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen.